Haleluya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru iguhereze umugisha ndetse natwe twese duhereze umugisha. Inshuti zanjye rero nifuje kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza mu buryo bw'indirimbo ndetse no mu butumwa bw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo riduhindura, ijambo ry'Imana rikora byinshi mu buzima bwacu. Aravuga ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo guhindura umuntu no kumuhindura ndetse no kumutunganya kugira ngo abashitse imbere y'Imana. Nkuko urya ibiryo bikagaburira uyu mubiri twambaye, niko n'ijambo ry'Imana rigaburira ubugingo bwawe, kuko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Umuntu agizwe n'umubiri twambaye nk'inyama, akagirwa n'ubugingo bumurimo, akagirwa n'umwuka wera umutuye mu mutima we. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu kandi bitatu ni ibigize umuntu. Umubiri rero niwo turimbisha kuba kanze nige nasonza, kanze nambare neza kugira ngo ndimbishe umubiri. Uwo ni umubiri. Ubugingo nabwo bukabwira ati oya kora gutya, ubugingo bukakubwira oya kora iki ngiki, jya kwinezeza muri ubu buryo, jya kurya firingi gutya. Uwo ni umubiri. Ubugingo bwawe buri muntu ntakakubwira gutya, ugira kamere akubwiye nabi, nawe mutuke mubwire nabi ukamusubizanya. Ubugingo bugendana na kamere y'umuntu, kandi kamere ituruka mu miryango. Umuryango mvukamo, amaraso y'umuryango agenda kururana n'amaraso yanjye. Niyo mpamvu uko uteye niko n'umuryango wawe uteye, usibye kuba impinduka zivuye ku Mana zigenda zihindura, ariko bifashijwemo n'umwuka wera, kuko muri wowe ufitemo umwuka wera utuye mu mutima wawe. Nicyo Imana igusaba. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari byo ubugingo bukomoka. Inshuti zanjye, igihe ijambo ry'Imana riri mu Migani, reka turisome. Iryo jambo ry'Imana riri mu Migani, ni igice cyaho cya 4. Turisome iryo jambo ry'Imana riri mu Migani, tubwira ko umutima urinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Inshuti zanjye, ijambo ry'Imana ni ibintu bitugaburira ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mu Migani rero igice cya 4 umurongo wa 23 niba ntibeshye, katwumve uko hatubwira. Migani igice cya 4 umurongo wa 23 haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Kadusubiremo hano Imigani igice cya 4 umurongo wa 23 ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Kuvuga ngo umutima wawe ukujyana muri kamere, cyangwa umutima wawe ukakujyana kuba umunyangeso nziza, cyangwa ukaba umunyamwuka. Byose bituruka mu mutima wawe. Niyo mpamvu bavuga ngo icyo urarikiye nicyo kigutera kugwa. Icyo urarikiye nicyo kiguhereza imigisha, kikaguhereza imivumo. Inshuti yanjye, aha ni mu Migani 4 umurongo wa 23. Ubusome niba ufite ijambo Bibiliya ufite ariyo yose, ari Bibiliya ijambo ry'Imana, ari Bibiliya yera, ari Bibiliya ntagatifu. Ni Imigani iki cya 4 umurongo wa 23 ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Okay, rero inshuti yanjye, iri ni ijambo ry'Imana nkubwira ngo ugizwe n'ibice bitatu: umubiri, ukagira n'ubugingo, ukagira n'umwuka wera. Ibyo ngibyo twabidetaya mu buryo butandukanye. Umubiri wo turawubona ni wa wundi umuntu apfa ukabura. Ubugingo bw'umuntu buba mu maraso y'umuntu. Iyo amaraso yahagaze, ubugingo nabwo burahagarara. Niyo mpamvu bakubwira ngo iyo uriye inyamaswa n'amaraso yayo uburiye ubugingo bw'iyo nyamaswa, ni ngombwa kumanza wayivanamo amaraso, cyangwa urabyumva ukuntu bimeze nawe. Ariko ubugingo bwawe noneho bugendana na hereditaire, ame yawe
nukuvuga ngo story yawe, imiterere yawe igenda muri background familiar. Background niyo mpamvu uzava ngo ateye nka se, ateye nka nyina, ateye nka nyina wabo, ateye nka nyirarume, asa na runaka. Iyo ni ubugingo bugendana ni ame yawe, ni story yawe igendana nuko uteye. Katurebe rero umwuka wera. Buri muntu wese navuga ko afite umwuka wera iyo yakiriye Yesu umwami n'umutima, iyo yakiriye Yesu umwami n'umukiza, agira umwuka wera kumuyobora. Umwuka wera agenda na conscience y'umuntu, conscience itubwira icyiza n'ikibi, ikakubwira ati iki kintu kigiye gukora ni cyiza, ikintu kigiye gukora ni kibi. Ufite umwuka wera agenda na conscience yawe akabwira ngo no, ni kibi, ariko n'imbere y'Imana ntabwo biragaragara neza. Ugiye guhemuka, ariko n'imbere y'Imana uzagira urubanza bikakugarura. Ariko umupagani we conscience we biri mu mwijima, kuko nta rumuri rw'umwuka wera, nta rumuri ruba ruri muri conscience yiwe. Twibuke ko Yesu niwe rumuri rw'ukuri rumurikira amahanga yose, rumurikira imitima yacu, kandi binyuze mu ijambo ryayo Bibiliya tuyibona nk'igitabo, tukayibona ariko n'ibyanditswe byera ngo byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo guhindura umuntu w'Imana akabashitse. Ibyo ashaka gusobanura kugira ngo tubigenderemo. Haleluya. Rero reka nze turirimbe indirimbo ibice bibiri ivuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo, twiringira Imana yacu izakora imirimo. Haleluya. Reka nze turirimbire hamwe iyo ndirimbo, nizere ko uri bufashwe, kandi niba utayizi nawe urihangana udukurikire turamye Imana, kuko nta kindi twabereyeho. Imana yaturemeye kuyiramya mu bikorwa byiza, atari mu magambo gusa, ahubwo no kugerageza gukiranuka muri byose. Kandi yageze gucuranga rero, nubwo ndimo kubyiga, ariko turagendana mu izina rya Yesu Kristo. Dufashwe. Nimuze turimbere dutegereze muze dutegereze twiringire Imana yacu izakora izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha dusaba, kuko Imana igitwumvira. Dore impanda ziravuze, muze twese dukanguke, kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. Buri muntu mw'itorero abuwejejwe muri ryo, nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga nshya. Nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga nshya. Katugere ku gitero cya kane. Kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru,
wabohewe mu maboko yawa mugome Satani, muze twese tubashake tubasangisha umukiza, niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Niducogore gusenga Imana kugeza ubwo Yesu azaza. Niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Haleluya. Niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Yesu atugirire neza kandi umwami wacu atuganze. Ngo abantu benshi cyane ngo ntibazi inzira y'ijuru, ngo babohewe mu maboko ya wa mugome Satani. Satani yahejeje abantu benshi mu maboko ye. Hano kuri iyi si turwanwa n'ibintu bitatu. Turwanwa n'isi, tukarwanwa n'umubiri twambaye, tukarwanwa na Satani. Iyi si itadugukuruye ngo gukubite ikigeragezo kabisa ahantu si uvuga ati ahantu si environment ndimo irandemeje kwere. Satani iraza ikakugerageza. Satani itakugerageza umubiri wawe nawe ukakunaniza ukakugerageza. Inshuti yanjye ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo turwana n'ibintu bitatu: isi, Satani, umubiri twambaye. Rero ariko ibyo byose tubishobozwa no gusenga. Gusenga Imana nibyo bituneshesha gutsinda ibyo byose, kubera ko ntabwo iyi si izashira, iyi si turiho izashira, haze ubundi buzima twe tutazi bwahishiwe abera, bwahishiwe abayizeye. Ni ukuvuga ngo ibyo byo bizirikana, wagira imyaka myinshi, wakira, watunga ugatunganirwa, wamamara ukagera hirya no hino, wasa neza ukirimbisha, iyi si izashira ndetse nawe ubwawe uzarangira, hazindi generation, ariko hazaza urubanza rw'urubanza uzatujyana mu bundi buzima uzaba warateguye. Inshuti yanjye rero niyo mpamvu udacogora gusenga, umutima wawe ukashikirana n'Imana, ukavuga ngo wa mubiri we, wa nyama nambaye we, nawe wasiwe, reka nze ngerageze gutunganira Imana. Nubwo nawe utabyishoboza, ariko Umwuka Wera niwe ugusabira imbere y'Imana iyo umwemereye, ari nta buryarya ushyizemo, kandi ugaca bugufi ukabwira Imana, ukabwira Umwuka Wera ati Mwuka Wera ndi umuntu, ariko ngwino ubimfashemo, ngwino uganze ubuzima bwanjye, ngwino uganze umubiri wanjye, ngwino uganze environment ndimo, ngwino uganze ibindimo, umfashe. Uko ari imigisha wifuza ni Imana izayiguhereza. Niba ari ibintu byose wifuza ku Mana, kuko unesheza ibigeragezo ni Imana izabigushoboza, ntabwo ubwawe wakwineshereza, ntabwo wakwiga guharanira ngo ubishobore. Kadusome rero ijambo nifuje kubagezaho nyuma y'iyi ndirimbo. Buri muze turebe imbere, dutegereze igitondo, ngo twiringire Imana yacu nizakora imirimo. Yesu atugirire neza. Katurebe Yohani wa mbere umurongo igice cya 3, tutangira ku murongo wa 1 kugeza kuri 11. Urwandiko rwa Yohani wa mbere igice cya 3, chapitre ya 3, tangira ku murongo wa 1 kugeza kwa 11. Bivuga umutwe w'amagambo aravuga ngo abana b'Imana n'abana ba Satani abari bo. Inshuti yanjye, tega amatwi wumve. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, watumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma abisi batatumenye kuko batabimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko turamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Tutangira uko byumva. Turi abana b'Imana, ariko uko turi ntabwo kurerekanwa, ariko Yesu naza niyerekanwa tuzasa nawe. Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Umurongo wa 3. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nkuko uwo aboneye. Ufite ibyo byiringiro muri we niyiboneze, niyitunganye mu mutima we.
nshuti yanjye, kwihana ni agakiza cyangwa kwitunganya ni personnel, ni ku giti cyawe. Ntabwo ari ukuvuga ngo nganze nkora iki ngiki kugira ngo no, ntabwo nshobora kwishushanya ku bantu cyangwa ku muntu runaka, ariko Imana yo mu ijuru yo ireba n'ibyihishwe. Niyo mpamvu batubwira ngo kandi ufite ibyo byiringiro yuko azareba umwami Yesu, amaso kazasa nawe niyiboneze. Kane, umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha ni rwo bugome. Umuntu wese ukora icyaha ngana abishaka abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Yesu yaje kugira ngo akureho ibyaha, ariko muri we nta cyaha cyari kimurimo. Yaje kudupfira kugira ngo akudukureho ibyaha bya Adamu uko yamaze gucumura we na Eva. Yaje aje gusimbura Adamu wa mbere, aje kutubera Adamu wa kabiri kugira ngo atuvane mu buri karande, mu nkomoko y'icyaha, adushyire mu bugingo buhoraho. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. No kuvuga ngo ibi ni umuntu wese ukora icyaha ngana ntago abazi Yesu. Reka nze niba iki kintu kubera ko batandeba nzihana, reka nze muri iki ngiki kubera ko iki ngiki biranyobeye nzaba mbigenza gutya. Nshuti, kubera ko ubikoze ubigambiriye ntago uzi Yesu. Yesu umurije, Yesu uje ku musaraba, Yesu ubihinyuye amaraso ya Yesu, ubihinyuye urukundo Yesu yakugaragarije. Tuvuga icyaha cyukoze ngana. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye karindwi bana bato ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutsi nuko uwo ari umukiranutsi. Umuntu ukiranuka ni umukiranutsi. Niba udakiranuka ntabwo ukiranuka. Yesu arera, Imana irera. Niba ukiranuka urakiranuka, niba udakiranuka ntabwo ukiranuka. Ukiranuka niwe mukiranutsi. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe nibi ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Yesu yerekaniwe iki ku buzima bwacu? Kugira ngo amareho imirimo ya Satani ku buzima bwacu, kugira ngo tuzaragwe ubugingo buhoraho. No kubera ko imirimo ya Satani ku buzima bwacu, Shitani amaze kujugunywa hano ku isi. Shitani ntabwo niyo apfukama gutagasenga, agapfukama agasenga amasengesho anganiki, ntabwo yababarirwa. Yarangije kuvumwa, akora uko ashoboye kose kugira ngo azagire abantu yikururira, abashukishije umubiri, abashukishije iby'isi, abashukishije ibishuko bitandukanye. Niyo mpamvu rero Yesu we yaje kugira ngo amareho iyo mirimo yose ya Shitani, kugira ngo turagwe, kugira ngo nawe uragwe ubugingo buhoraho, kugira ngo nanjye mbumuragwa w'ijuru. Haleluya. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Umuntu wabyawe n'Imana akavuka bwa kabiri. Hano tujya tuvuga ngo umukiranutsi nabwira 17, kandi uwita intungane, uwita kari umukiranutsi 100% aba yise umunyabinyoma. Kubera iki? Ni ukubera ko umukiranutsi cyangwa umuntu w'Imana agira ijambo muri we, mbabarira. Nshobora kukukosereza uri nk'inshuti yanjye ngakubwira ati ukambwira ati yanjije rwose ngewe byantemeje, ngakubwira ati ngisobanura, ntabwo kumva ibisobanuro byanyu ntabwo bifatika, kandi umutima wanyu uciriye imanza. Nkagaruka nkeje mu gitondo, cyangwa se nkagaruka ku kanya izuba ritari ryarenga, cyangwa se amasaha 24 atari yarenga, ngakubwira ati muntu wanjye mbabarira, nagukoshereje, mbabarira iravura, mbabarira ni umuti, mbabarira ikomeza ubucuti, mbabarira yubaka ingo, mbabarira itanga, mbabarira ni umuti. Nshuti yanjye ibyo mbabarira. Nawe rero mu munsi wose ntabwo wabura kuba wakizaga. Hari igitandukana ry'ibyaha n'ibicumuro. Hari icyaha n'igicumuro n'ikosa. Ni ibintu bitatu: icyaha, igicumuro, ikosa. Ni ibintu bitatu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo icyaha ni ikintu ukoze ingano. Igicumuro ni cyaha ushobora gukora ukibuka ufate ikintu nkoze ntabwo ari cyiza gisi, Imana imbabarire, ni umuntu nawe ambabarire. Ikosa ni umuntu n'undi ushobora gufata ikintu cyangwa gikubita hasi ntabishatse, ndagukosereje nkoze akantu runaka, ako kanya uwo mbabarire nshuti yanjye, ako tuntu turangwa tuba mu buzima, tuntu udukosa. Ariko icyaha cyo ni ikintu ugambira ukavuga ati ikintu ngiye gukora ndetse n'ingaruka. Kandi icyaha cyo iyo ikosa ushobora kubwira umuntu ati mbabarire ntibigire ingaruka, ariko icyaha cyo kabiswe n'ubwo kibabarirwa bitewe n'icyaha wakoze uko kingana. Izere ko ugomba kwibarirwa, ariko ingaruka z'icyo cyaha zigomba kuza.
ingaruka z'icyo cyaha kiraza. Niba wasambanye ushobora kurwara sida, cyangwa se ukabyara umwana utabiteganyije. Ni ukuvuga ngo nubwo wababarirwa, nubwo nababarirwa, ariko ibyo bintu byabaye, ngomba kwirengera izo ngaruka, abwira Imana ati mbabarira, ndetse no mu ngaruka z'icyaha nyorohereza Mana, kugira ngo kubera ko ibyo bintu biza izo consequences z'icyaha, nugira ngo utasubira cyangwa bikubera isomo. Naho ikosa ni ikintu ukosa ukazabona nta consequence, nta ngaruka yaza iremereye. Umuntu wakavuga ati wankosheje kunda kubabarira inshuti yanjye, none dukomeze dusabane, wankosheje bishire ako kanya bikarangira. Ariko icyaha cyo ni ikintu kiza consequence. Icyaha ushobora gukubita umugore wawe, cyangwa se ushobora kwiba ikintu runaka bakagufunga, izo ni ingaruka, ukarangiza muri prison igihe runaka. Ushobora gukubita umugore wawe ukamukorometse, cyangwa se ukamugirira nabi, ibyo bintu bikakugiraho ingaruka, urugo rwawe rugatangira rugasenyuka. Ushobora guca umugore wawe inyuma, icyizere agahita kikuvanaho, ati nubwo namukundaga ariko yanca inyuma inshuro 2 cyangwa 3 zose, nubwo asenga kandi bakabigaragara nk'umukozi w'Imana namubabariye, ariko iyo mbyibutse numva icyizere kigabanutse. Icyo ni ingaruka z'icyaha. Ariko noneho kwiboneza no kuvuga ngo ndagarutse rero Mana mbabarira, nawe undi nacumuyeho ndetse nakoshereje, nawe musaba imbabazi, mbabarira nagukoshereje, mbabarira nagucumuyeho, mbabarira. Gucumura no gucumura kuwiteka, sa Imana imbabazi, nurangiza ujye gusaba Imana n'uwo wakoshereje. Ibyo Imana idusaba ko gutungana. Nurangiza uvuga ati noneho nusaba imbabazi wa muntu wakoshereje ntasi kubabarire, amakara niwe ariho, weho imbere y'Imana nta rubanza ufite. Usaba Imana imbabazi na wa muntu wakoshereje. Niba mwegeranye nawe mutegeranye, ushakisha uburyo akubohore. Naho nuvuga ngo Mana mbabarire, ariko wa muntu akikuziritse, iryo sengesho ryawe ntaho rizagera inshuti yanjye, naho rizagira ukurihira ubusa. Kuko aracyakuziritse. Wowe uri muri haleluya haleluya, ariko kuri wari murati dore ukuntu yishushanya, arakuziritse. Kugira ngo bigende neza ni byiza gusubira inyuma, ati aha hantu nisuzumye nibura ibintu nakubwiye bitari byiza, mbona nkuremeje, mbabarira. Kugira ngo natakubabarira nabwo niwe bisigayeho, kuko ako kanya umeze ngaho umuhereje agapira, kuvuga ngo tanga imbabazi. Harivuga ngo hahirwa bagira imbabazi ko nabo bazazigirirwa. Niba taguhaye imbabazi, icyaha ntago kikuri, nta icyaha wowe imbere y'Imana uhindutse umwere. Aha rero dukomeze uko ibyaha umuntu wa 9, umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we. Cyane cyakindi witumye, atari ikosa, atari agakosa, cyangwa utuntu nk'utwo ngutwo twita uducumuro, nakoza kangaka. Ibyo niyo mpamvu mu gusenga nimugoroba uvuga ati Mana mbabarira ibyo nahimutsemo byose, mbere yo kuryama ukicuza. Ibyo ni byabindi. Ariko uvuze ati uyu munsi ngiye gutobora inzu ya runaka, uyu munsi ngiye gukora ikintu runaka se kirirego, niba mfata leta irangirira utya, niba mfata iki kintu kirazagenda, ariko ngiye kugikora, ngiye kubera ubugome, ngiye gukora iki ngiki nuko nawe yakoze iki ngiki. Iyo ni kamere kuyoboye inshuti yanjye. Ubwo nibwo ubutumwa 10. Icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Ubwo nibwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere ngo dukundane. Haleluya. Ijambo ndarikunda cyane, ngo nibwo butumwa twabwiwe ngo dukundane. Nukunda mwene so nawe akagukunda, isi yacu izatungana. Ubundi nibyo tegeko risumba yandi ngo mukundane. Haleluya. Ibingibi rero biranezeza kandi ni ibintu byumvikana, bitubwira ngo dukundane, kandi urukundo ruruta byose. Rero katurebe imbuto za gikirisitu. Imbuto twavuga ngo ese noneho ko nakoze icyaha, kuba nshaka kuba uw'Imana nakora iki? Nuko ugomba kugira kurangwa, gusa Imana ikaguhereza imbuto zayo. Imbuto ziranga umuntu w'umukristo nizi. Tujye mu Bagalatiya ko hatubwira kuri izi mbuto z'umukristo ushitse. Tujye mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22. Murago yatese abakristo b'iki gihe abakubanditse abanyamitwe